ubwo duherukana uno mupadiri yari yakomeje guhakanira Mansera amubwira ati ntibazongere kuryamana kubera yuko yamubwiraga ko ari ibyaha baba bari gukora kandi ari ibyaha bakora bateguye batazababarirwa. Ndetse kuri inshuro barakwereka urukundo rwakomeje kujya mbere, bya bindi padiri yikoreshaga ahakana byarangiye atagishoboye guhakana. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha kanda kuri iyo buto ya subscribe ukande like, ubundi twikomereze n'inkuru yacu y'uno munsi. Ubwo bidatinze uyu mumasera aravuga ati uziko ntarinzi ko wabikora nawe, ati reka twongere dusangire twumve. Nyagasani bakasangira ahangaha, umwe ku ruhande rumwe akarya undi nawe akarya ku rundi ruhande, ariko uko bari aho ngaho bari muri romantike nyine bari gusangira, bagiye bumva hari undi mumasera uri kuza ukomanga. Uwo aravuga ati wose Juditera, ati byashoboka ko ari we, ariko se nanone ko ntigeze muhamagara yaba ari kugenzwa n'icyanga. Ubwo muri ako kanya bumvise ari we yaravuze ati nimunkingurire. Yahise agira ubwoba, uyatangira gushya ubwoba. Na nyine uwo masera yitwa Judite yarabwiye no mupadiri ngo namukingurire. Uyu yamaze kugira ubwoba yahise asimbira ku buriri ajya gushaka buryo ki yahisha irasane yarari kuriraho, ariko byose biranga. Muri ako kanya padiri yahise amugira inama aramubwira ati umva jya mwahanga ihishe mwanga muri aka kabati, ntabwo ari buze kukubona, ndakoresha buryo ki bwose ndi bumurangaze, ubundi ahita agenda. Niyamara kuva ahangaha ndaza guhita nguhamagara ubundi wongera usohoke, kandi wirinde kwinyeganyiza, wirinde no kuvuga, uceceke. Ubwo muri ako kanya padiri akimara gukora ibyo byose yahise afata bira bintu barimo barya byari bisigaye ku isahani, ahita yigira rwose nk'ari no stress, yigira nk'ari nta cyabaye. Muri ako kanya ahita aza kumukingurira, kumbi ni wa mumasera twatangiranye mu gice cya mbere, wa wundi yigeze kumufata uriya mupadiri yamuhaye ibyo kunywa nyine, ariko nanone bihumanyije byamusinziriza. Uyananije aravuga ati uziko numvaga wagira ngo ahangaha habereyemo inama. Uyaravuga ati ubwo se uri kumva inde yaba yinjiyemo. Uyu mumasera aravuga ati ariko hagati aho ngaho nari nagukumbuye, by the way nari nagukumbuye rwose, nawe nitegereza nyine ndi hariya hanze nkanibuka ibihe byiza dukomeza kugirana, rwose bikantera kukwibuka nkavuga ati reka nze nkurebe. Ubwo padiri aravuga ati rero ubwo nari ndahangaha nawe ndi mu masengesho, ubwo rero ikaba ari nayo mpamvu yaguteye ushobora kuba wumvaga wagira ngo harimo undi muntu ariko nta wundi muntu wari urimo, ariko nanjye nari ngukumbuye. Uyu mumasera aravuga ati none wari gusangira nande? Uyu mupadiri aravuga ati ntawe rwose, kubera ko guhera na kare hose ntago nigeze ndya, nahoze ndi mu masengesho. Rero amasengesho amaze gusa nkaho nyasoje, nta kintu nakoze, nibwo nari mbonye agahenge ko kugira ngo ndye, so no munda nta kintu cyari kirimo, nabyo kandi mbiriye bisa no gusunikiriza kubera ko nari nashonje cyane. Ahubwo nawe nizere ko wari umeze neza rwose nta kibazo, nizere ko wari amahoro y'Imana yarari kumwe nawe, nizere ko ibihe byose wabimaze umeze neza. Uyu masera aravuga ati wanze no kumpobera none uri kumbwira ibyo, wanze no kumpobera none uri kumbwira ibyo. Ubwo muri ako kanya masera yahise agenda asatira padiri birangira aguye hehe ku buriri. Ndetse padiri aravuga ati umva muri aka kanya urabizi ko bitakunda, urabizi ko naguhaye amasaha y'ibi bintu bizajya biberaho, ntago nabikora ubu ngubu, nawe waba uri kugenda unyanganya mu minota naguhaye cyangwa se mu gihe mu masaha naguhaye waba uri kugenda ukoresha atariyo, sibyo? Urabizi amasaha twumvikanye ni nimugoroba hagati ya 3 na 4. Uyu aravuga ati none se ko mbona wagira ngo ahangaha hari hicaye undi muntu, ati ntawe nijye jyenyine warura ahangaha, ntawe rwose ngewe nakomeje kwigenga ahangaha jyenyine ndi gusenga, nta wundi muntu wigeze haza. Ikigaragara cyo bisa nka uno mupadiri atari uno masera wenyine yabikoreraga, hari n'undi mu masera yabikoreraga twabonye uri mu kabati, bisa nkaho nawe yabimukoreraga. Ariko uyu nguyu arangaha yumva uri mu kabati, yumva ikintu kibyize mu kabati, arangije aravuga ati ariko se mpanga noneho kakabati karimo ibiki? Arangije aramubaza ati padi ni iki numvise, nta majwi wumvise? Padiri aravuga amajwi, reka ntega amajwi amatwi numve. Ako se haba harandi majwi arangaha, kubizi ko ari njye nawe turanga, humura. Ubwo ndabyumva nyine n'ibintu by'ubwo bufite, nta kibazo rwose humura, muri aka kanya ndi kumwe nawe, ntikibe nawe rwose nta kibazo. Ariko ibyo byose padiri akabikora ajya kuri wa muryango undi mu masera yinjiranyemo kugira ngo yataza kubivumbura. Ati uri gutekereza ko ahangaha imyenda yabirimo, se uri gutekereza ko ariyo yabiri gutuma ibyo byose biba? Uri kumva se imyenda isigaye igira amajwi ku buryo yasakuza? Masera aravuga ati
harimo imyenda? Ngaho reka ndebe, niba wizeye ko ari imyenda irimo reka ndebe. Ariko uyu nguyu akabona aha ariko nanone ubwo wasanga ari imyenda, akabati karongera karifunga. Ariko padiri aribaza, ayaya nige wari uri gukandagizaho inkweto, n'inkweto nandi gukandagizaho ngasunika, nta kintu rwose kirimo mwanga, nta kibazo. Kumbi padiri azi ukuri, byose ari kumubeshya. Sasa no mu masira nawe agira amakenga, aravuga ati koko urakomeje, none se ako kabati niba ngaho ukuraho ikirenge turebe. Ubwo padiri abyanze, uyu masira aravuga ati okay, niba wabyanze rero reka twikomereze gahunda zacu. Muri aka kanya rwose ndikumva ngushaka cyane cyane, ni nacyo kinzanya hanga. Uyu mupadiri aravuga ati ariko ugomba kumenya amasaha, ugomba kumenya amasaha tuzajya tubikorera. Masera aravuga ati none se niba kwihangana byananiye uri kumva nabigenza gute? Fata ibingi uri kurya ubishyire ku ruhande, ubitereka hasi, tugira ibintu dukora hanga. Padiri aravuga ati please, nta mbaraga mfite kandi nubwo ndi no muri mood, urabizi neza ko ndamutse mbikoze ntari muri mood, ubwo naba ndi kugutesha mood nawe. Uyu aravuga ati ntari ubikora uko ubibonye, ubikora uko ubibonye rwose nta kibazo, muri akanya gihe mood mfite niyo kubikora. Padiri aravuga ati okay, nta kibazo, bugiye munishakemo imbaraga, ninamara kurya nsoje ubwo imbaraga ziraba zaje, na hariya hepfo urabyumva biraza gukunda, bugiye mbanze nitunganye, so ndaza guhita nguhamagara rwose nta kibazo, sibyo? Uyu aravuga ati none ndagenda ngihehe ngusize ahangaha kandi wagakwiye kubinkorerera ahangaha. Ndetse Padiri aramubwira ati genda ujye mu cyumba cyawe hariya urara, ndahagusanga, sibyo? Ninamara kuhagusanga niho turi bubikorere. Uyu aravuga turabizi neza ko haba hari abandi bamasera, tekereza rero baramutse bakubonye wahaje, ariko muri aka kanya ndabizi ko Padiri John na Padiri Gabriel ntabahari, wowe bagiye mu butumwa, bagiye gukorera mu zindi diocese, bazagaruka bitinze. Ubwo muri ako kanya Masera bamugiye hejuru. Padiri aravuga ati bugiye nta mbaraga mfite, uri kwigora rwose kandi ntabwo ndi gushaka gutuma nyine uri buze kwicuza impamvu wabikoze, we bugiye kandi nanone erega naba Masera mu kanya gato baraba baje ahangaha, byaba byiza rero batanahadusanze tukaza kubikora zira saha, wowe uraza gutoroka uzanga. Uyu munsi aravuga ati ariko ngiye njanga nishyizemo ibintu, niteguye ko tugiye gukora ibintu, tugiye kwacana umucyo, none urampakani. Uyu aravuga ati oya, ntago nguhakaniye, nuko igihe gihari kitabitwemerera, kandi nanone urabizi ko ntago twatangira ibintu tutari buze gusoza. Ikizima rero reka turi buze kubitangira, turi buze kubisoza, uri kumva atari byo bizima? Uyu aravuga ati umva nge ndabyikorera nta kibazo, niba utabishoboye nge ndaza kubyibashiriza, ntugire ubwoba wowe. Ariko nanone uno mupadiri akomeza kumuhakanira, kubera ko yatekerezaga ko nibatangira gukora akazi, batangiye kujya muri zira nshingano zabo, wa mu masira wundi uri hariya mu kabati ashobora kuza guhita asohokamo. Yasohokamo ubwo urabyumva nyine tayari intambara yahita irota. Niyo mpamvu nawe ari kugerageza kuba yamubwira ati umva genda please, yagerageza kumukora ati basi nsoma rero, reka ngusome ubundi uhita ugenda. Masera akabyanga ati niba tutabikora ntago ndi bugende, muri akanya naje nabyiyemeje ndabishaka, cyangwa se mu kimwe uvuga ubwo kutakinkeneye, uvuga kutakinshaka, ibintu byose tubirangize ngende mbivuge. Padiri avuga ati ariko ntukagarura ayo magambo. Ati ntayagarura se, nawe rega uba wakomeje kunyiryaho, wakomeje kunyicaho, bigaragara ko mba ndi kukwihomaho, kabone nubwo nawe mbya mbizi kubishaka. Uyanaje avuga ati ariko se ninduri mwaha. Yakomeje kumva ikintu kinyeganyiza, akinguye asanga mundi mu Masera. Arangije avuga ati iki, yahise agira ubwoba agwa mu kantu. Nkayobirwa impamvu Padiri yambwiraga ngo nisohoke ngende, anyinginga ngo nisohoke abimpatiriza, kumbi hari uwo yarari guhishira. Ubwo muri ako kanya wari uri mahanga muri garderobe nawe muri kariya kabati arafashwe, yahise haguruka Padiri abura icyo avuga. Padiri atangira kwishima inyuma ku mutwe, atangira kwishima mu gashyondori. Barangije uravuga ati ibi ndi kubona uri gukora icyanga. Ati mbwira neza uri gukora icyanga Rebeka. Uyu mu Masera wundi wari uri mu kabati yitwa Rebeka. Ati ndashaka umbwira uri gukora iki muri kino cyumba, ntago ahangaha wemerewe kuhaza, none ndahagufashe uri kumwe na Padiri mukora iki? Atagureka nanjye nkubaze we ko mpagusanze uri kumwe na Padiri, ahubwo mwe mukora iki? Ndabizi neza nawe ahangaha ntago ari hurara, uburiri bw'abamasera
n'intuze n'amazu babamo biri hariya hepfo, none urahanga ukora iki? Sobanura neza, hanyuma umbwire n'amagambo numvaga uri kumubwira koko niba ari aya nyayo, ibintu numvaga umubwira ni ibya nyabyo. Ugereranyije avuga ati padi ndashaka kunsobanurira uyu mukobwa ari gukora icyanga. Atumva mutuze mwumvikane kandi mucishe bugufi, buri wese yubaha undi. Icyo mugomba kumenya rwose nta mpamvu yaravuga ati umva ngewe icyo nshaka nuko usobanurira ukambwira icyo uri gukora aha ngaha, hanyuma rero nawe padi nawe urambwira uyu mukobwa mupanga iki, uyu mukobwa mupanga iki ku buryo ari aha ngaha nanjye mpari. Padi aravuga ati nyine nimutuze mbasobanurire, nibyo ndi gushaka kuba nabasobanurira ariko mukabyanga ntimubyemere. Arangije aravuga ati rero uko muri aha ngaha mwese mwazanywe n'ikintu kimwe, icyazanye umwe ni nacyo cyazanye undi nyagasani. Ati rero mwese byaba byiza mucishije make. Uhita avuga tuvuze ngo iki? Subiramo ibintu uvuze ngo iki? Ongera ubivuge neza. Uyu nawe aravuga ati oya ntabwo bishoboka. Ubwo ushatse kuvuga ngo uyu nawe mujya muryamana, noneho n'abandi wasanga hari n'abandi mujya muryamana, warangiza ukaza nanjye tukaryamana. Ndashaka kubinsobanura neza padi, mbwira neza utagiye guca hirya, utagiye kubinyura hirya, nsobanurira. Padi aravuga ati ntago ari ibyo ndi gushaka kuba navuga, ntago ari ibyo ndi gushaka kuba navuga. Mwese amubikora kimwe kandi mwese murankunda. Ubwo rero nta numwe natererana muri mwese, mureke dutuze ibintu tubitware gahoro, tuzajya tubikora hagati yacu bigume hagati yacu, ntihagire ahandi hantu bigera. Wowe uzajya ugira igihe cyawe, hanyuma mugenzi wawe nawe agira igihe cye. Uyu aravuga ati ngewe ntabwo nshobora gusangira umugabo n'iyi nkozi y'ibi biciriritse gutya, ntabwo bibaho, ntabwo nshobora gusangira umugabo nawe. Ikintu ugomba kumenya ni kimwe, mureke uze ujyane nanjye. Ati ndebera nk'uyu muntu uciriritse gutya ngewe sangira umugabo nawe. Tayari padiri amaze kubona ko ibintu bisa n'iyo bitangiye gukomera, aravuga ati please tuze ariko vuga gake. Ati reka mvuge cyane ntago nabyihanganira. Padiri aravuga tumva reka nkubwire, nta ribi, wowe uzayigira umunsi wawe undi nawe agira umunsi we, sibyo? Noneho ibyo byose tuzatuye buryo ki tubimanajinga, ariko nta numwe ubangamiye undi, mureke kubangamirana. Uyu aravuga ati ariko se ngiye sangiye umugabo gute n'iyi nkozi y'ibibi? Uyu uciriritse gutya ngiye nasangira umugabo nawe gute? Uyu wasanga atanazi gutanga keya, murebe nawe. Uyu nawe aravuga ati ahubwo wowe gute ngiye nasangira umugabo nawe? Icyambere cyo nigi wabanje, nige twatangiranye, we waje wiyongeraho mu nyuma. Padi mbwira ubundi uyu yaje ryari? Atumva tuza. Ati hoya mbwira, urabizi ko tujya kutangira kubikora wambwiye ko ari jye wa mbere tubikoranye, siko wambwiye? Padiri aravuga ati uyu nawe yaje nyuma, ariko nanone ntabwo bikwiye uko ashoboye. Yaje nyuma ariko nanone ashoboye kunyitaho amakeya. Ati mumbwirire umubwire ko atanagira ku rwego rwanjye, umubwire ko uburyo nkwitaho nta n'undi muntu wabishobora. Uyu aravuga ati padi rero reka nkubwire, niba udashoboye kureka iyo nzererezi ngo uhitemo ngewe, ndaza kwifatira imyanzuro yanjye, kandi imyanzuro yanjye ku giti cyanjye. Atumva imyanzuro nyine reka tuyifatane ariko mudasakuje, mwese nimwemere njye mbakorera ibintu nyine nk'ibyo nkorera umwe, buri wese njye bimukorera kandi mbibakorere mu buryo bungana, nta numwe sondetse. Uyu aravuga ati ariko ubwo nijye uzajya ukorera kenshi cyane. Ati gute se? Gute kandi ibi nimwacisha bugufi ibintu byose biri buze kujya mu buryo, ibintu byose biraza gukunda, nta numwe ubangamiye undi, uri kumva? Uyu aravuga ati umva ngewe ndashaka ko umureka, atahubwo ntareke wowe ubundi kucyumva ko yandeka we mugakomezanya. Ufite iki se nge ntafite? Umwitaho gute nge ntashobora kumwitaho? Nize tekinike ukoresha nge ntakoresha, cyane ko yanashimye, yanambwiye ko n'ubundi wowe udashoboye. Uyu aravuga ati ngewe niko yakubwiye ngo sinshoboye? Ngewe ngo ntabwo nshoboye. Uyu aravuga ati rebe ahubwo ure hasi ugeze hejuru, ni kuri nyashi se, ni kuki ufite ubundi cyatuma wumva wamwegukana ngewe hanyuma rero nkaburizwamo, ngiye nkamera nkaho ntigeze nanamumenya. Uyu aravuga ati muko ntabwo ndi gushaka guterana amagambo nawe, tuza rwose sinshaka guterana amagambo nawe. Icyo ugomba kumenya, ntabwo undusha taye, sibyo? Ikindi ntabwo undusha gutanga keya,
ntabwo ndusha kwita ku mugabo. Uyatangira gukoma amashyi, akoma amashyi avuga ati ngaho da, musobanura neza ukuntu yakwitayeho kundusha, kandi ujye umbwira ngo nijye nkukorera umunsi nkakuryohereza kurusha n'undi wese mwaba mwarigeze guhura. Ndetse uyaravuga ati ngewe ibikorwa byanjye birivugira, sibyo? Mubwire nawe, mumbwirire, umusobanurire ko nta n'umuntu njya ngereranywa nawe. Mubwire uyu mupadiri ni uwanjye, twamenyanye nyuma ariko nanone muha byinshi kukurusha. Uyu mupadiri arangije aravuga ati okay, reka tubyoroshye noneho. So muri mwebwe ninde udashaka kugumana nanjye? Muri mwebwe nanone ninde ushaka kugumana nanjye kugira ngo ibintu birangire? Uyu aravuga ati njye ndashaka kugumana nawe, kandi ntabwo nshaka kunsiga kuko urabizi ko twabikoranye kenshi nubwo we mwamenyanye mbere, ariko we mwabikoze inshuro nkeya kundusha. Uyu arangije aravuga ati okay, niba ari ukoreye ibintu bimeze ubu ikigiye gukurikiraho, njyewe ndakugumana ubundi wagende, sibyo? Njye ndakugumana ubundi wagende. Uyu aravuga ati okay, wenda kumva bikeneye. Hanyuma rero nawe ikigiye gukurikiraho, uri kumva ko amwankeneye cyane kukurusha, arashaka kuba yagumana nanjye kurusha wowe. Uyu aravuga ati iki se? Ntabwo bishoboka. Niba ari uko rero bimeze, ngiye kugenda njye kubivuga nanjye, noneho mbivuge ko muryamana mwembi mukaryamana. Padiri aravuga ati umva, buretse ugatoye udahubuka ukaza gukora amakosa. Ikintu ugomba kumenya cyo ni kimwe, niwagenda ukabivuga nawe azavuga ko nawe tubikorana, uri kumva? Hanyuma nawe aramutse agiye akabivuga, nawe wavuga ko nawe mubikorana, nako tubikorana. Ubwo rero bisobanuye ngo ibintu bibera ahangaha ni mwebwe babiri mwenyine mbikorera, ni mwebwe babiri mwenyine mubizi, mu buryo bw'ubwumvikane, ducishije bugufi. Mureke mwese njye mbibakorera umunsi ku munsi, ubishaka mbwire, undi ubishaka mbwire. Uyu aravuga ati genda wowe wakibeshyiwe, we waranambeshye, urandyarya umbwira ngo ni njye njyenyine, utuma nkora ibintu nzi ko ntazabikomezanya nawe, ndangije urampakanira unyizeza ko tuzabikomezanya, none ndebera ibyo nkore uhise wongeraho n'ino nzererezi iciriritse. Uyu aravuga ati mubwize ukuri, mubwire ko ntaciriritse, we mubwire ko ntaciriritse, cyangwa ndeba gutya akagira ngo ndoroshye, andeba gutya akagira ngo ndoroshye. Sobanurira neza. Uriya mugabo yaravuze ati mwese muraciriritse. Atumva wowe rero ibyo ndi kubabwira kubera ko twese turi abanyabyaha, kubera ko twese ducumurana rimwe, mwese muraciriritse ubwo ngubwo. Uyaravuga ati umva ngewe ntabwo nciriritse padi, ntabwo nciriritse. Ati mwese muraciriritse nyine, ni mubyemeranyweho, kubera ko ntabwo mvuze ngo umwe ni uciriritse cyangwa ngo undi ni uciriritse, kandi mwese turabikorana. Uyaravuga ati padi unyise uciriritse n'ibintu byose ngukorera. Uyarangije avuga ati ndekurira umugabo se wanzerereze, ndekurira umugabo gira vuba vuba, reba ukuntu kamwifatisha. Ati padi reka mubwire rero, uyu mukobwa nanareba nabi ndaza kumushwitura inzara ngewe. Uyaravuga ati ahubwo wowe nureba nabi ayo maso uraza gutaha ubona mu maso yawe hatukura habaye iminyama gusa. Ubwo tayari padiri aravuga ati umva, muramutse murwanye mwamukoza amahano ahambaye cyane. Ati umva, ninde uri buze kurya inzara? Ninde uri buze kurya inzara? Padiri aravuga ati aho ngaho rero mureke kurengera, ni mu bicishe bugufi, mu bitware gahoro, ibi byose birangire, kubera ko mwese namaze kubemerera ko nta numwe nzanga. Mwese tuzakomeza tubane twibanire mu mahoro mu buryo bw'ibanga, ibanga ry'abantu batatu, kandi baravuga ngo ibanga ni iry'umwe, ubundi iyo ryarenze umwe rikagera kuri babiri, rikava kuri babiri rikagera kuri batatu, ntabwo riba rikiri ibanga. Ariko padiri we sinzi impamvu yashyigikiraga ko ryaba ari ibanga, bazabigira ibanga bigashoboka, ntabwo nzi impamvu. Ndetse ahangaha hari havutse ibibazo sasa. Umwe yari atangiye kwibaza, umugabo wanjye ase nko masira koko ababajwe n'iki ko batashyingiranywe, ko batasezeranye imbere y'Imana n'amategeko, ubwo ko ibi bimubabaje hiki? We yagize agashyari, aravuga ati kuko yabinkoreye ntago nakifuje ko yabikorera n'abandi, ariko asanze padiri wabimukoreye, ahubwo wagira ngo afite isoko n'amaduka agenda agakorera, akabakorera ibyo byose, hanyuma rero byarangira akaza agakorera n'abandi bose. Uyu aravuga ati umva, emera rero tugumane nta kibazo. Ati nge ntabwo ndi bubyemere. Muri make umwe we yamaze kwemera ko padiri bose yajya bakorera, ariko undi warabihakana, aravuga ati ntabwo nakwemera gufatanya nawe, gusangira umugabo nawe. Padiri aravuga ati mureke mbahumurize nyine, ibi byose nge nzabashobora. Aba batangira, umwe atangira guseka,
undi atangira kwitakamba ati ntago niyumvisha ukuntu nahageze mbere igipeti kije nyuma yanjye, uyu mukobwa uciriritse gutyo udashoboye akaba ntwariye umwanya, akaba ari gushaka ko nsangira nawe umugabo. uyu aravuga ati ubundi afite iki ntafite? Padiri aravuga ati ubwo se we ntubibona? Ubura nyine wasanga hari ubundi buryo ki abikoramo utazi. uyu aravuga ati wabyumvise? Padiri ababizi neza, aranzi. ubundi ngiye bikorwa byanjye birivugira birivugira. Ngewe ndakora abantu bakamenya ntiriwe ngenda ngo nivuge ngo shoboye ibi, ahubwo ibyo nakoze nibyo bindanga, bikandanga ahantu hose. Kandi ikindi ugomba kumenya, byaba byiza ufashe inzira ukagenda ugatorongera ukagenda bikarangirira aha. uyu aravuga ati rero Padiri sinjye gukubeshya, nyuma y'ibintu byose twakoze ntago natangiye ibintu ntazasoza, ni ukuvuga ngo ibintu natangiye reka tubisoze. Mu kanya nk'uko nakubonye agufata akagenda akaguterera hariya ku buriri, byose rega nabyumvaga, nari nteze amatwi, ubwo nanjye niko ngiye kugufata ngende nkuterereho. Ugereranyije aravuga ati uburiri umutereraho se n'ubwawe? Atumva nagukanda, ati ngaho se nkoraho ndebe uburiwe, wigize umurwanyi, nkoraho se nyine turebe twese ko umugabo ari umwe, uri kurwana n'iki, uri gusazwa n'iki? Ahubwo wazagiye ukamwitaho noneho akareba niba ushoboye. Padiri aravuga tumva kwanza ndi kumva nananiwe, nimuze hano mbereke. Ubwo muri ako kanya uyu aravuga ati ndekura se nyine, uri kunyikoreshwa iki se? Bibuze kunca inyuma ubundi, bibuze kugenda ugaryamana n'undi kandi uzi ko nanjye mba nabigukoreye? Ati ubundi wasabye icyo urakimburana. Padiri aravuga ati rega wibirakariramo, ibi byarabaye kandi nta kintu twabyongeraho. Ati Padiri ntureba ibintu nkoreye, ntureba n'ukuntu wambeshye, warangiza ugahitamo iyo nkozi y'ibibi hejuru yanjye, ukayihitamo hejuru yanjye, warangiza ubwo muri make unesheje agaciro nyuma y'ibyo twakoze. Ati inkozi y'ibibi ninde? Ni wowe nkozi y'ibibi ndi kuvuga, nta wundi uri aha ngaha. Ati wakubona wambaye gutya yagira ngo uri umwere, yagira ngo uri umuntu mwiza, nkaho watabyambaye nkaho watabyambaye. Iravuga ati genda se nyine turebe. Iravuga ati ndeba inyuma, itegereze urebe, reba nyashi mpagaze, reba tayi mpagaze. Uyu nawe aravuga ati Padiri umva nanjye niba ari gushaka kundisha noneho ndeba hano inyuma, reba zino nyashi mpagaze, niba n'abamasera bangahe bazifite, ni bangahe mwaryamanye bazifite? Padiri soni zaramwishe, ahita yindukira yirebera hirya, barimo baramwereka nyashi buri wese amuratira. Arenjura abafata arababwira ati mutuze, sibyo ibintu bigiye kugenda neza, mwese nzajya mbitaho bingana. Ati ariko njyewe ntabwo nashobora gusangira nawe, nibyanakunda ubwo njyewe n'icyumweru, wiwe tukamuhama iminsi 2 mu cyumweru. Wiravuga tuzabyemera? Ati gute mbyemera se? Ntabwo nabyemera nanjye, gute wiwe tutamuha iminsi 2 hanyuma nanjye nkafata icyumweru? Wiravuga tumva rero nyine n'uburyo bwo koroshya ibintu, wowe uri kubona ko utangora cyane, byemere hanyuma rero kugira ngo atazandaburiza cyangwa twese ngo turaburize abizamura, atazagenda bizamure, wiwe se azaba yisize, nawe ntago azaba yisize amahoro rega. Padiri aravuga ati gutuza, wakoroshya ibintu, twari ibintu gakeya gahoro, uri kumva? None se niyasara nawe ugasara, uri kumva biri buze kurangira gute? Niyazamura urusaku nawe ukaruzamura, biraza kurangira mwese mushwanye ndetse nanjye dushwanye. Kandi niwabyemera iryo izo shure 2 najya nkukorera cyane, nyine kuba nanamurusha nabyo byashoboka. Uyarangije aramubwira ati cara ku buriri wagende. Undi nawe aravuga ati ntaho ndi ujye, ngende muhite mutangira mugire, reka ndaguma hanga twese atugire. Padiri aravuga ati guse kuko murakomeje. Atoke rero mureke mbabwire, ubwo rero mugiye kwiyunga, mugiye nyine ubwo nabakeba muri makeyi. Ati rero mugiye gurenza bya bindi bavuga ngo abakeba barazirana, mwebwe mukundane nk'abakeba, mumenye ko musangiye umugabo umwe, kandi mumenye ko umugabo musangiye azashobora kubitaho buri wese akamuhaza mu buryo bwe, undi nawe mu buryo bwe. Uri aravuga ati ngenda byemeye, ati sinkeneye kubyumva ibyo, undi sinkeneye kubyumva ibyo. Aravuga turi kubona ko ibibazo bikomeje kuvuga. Uyu aravuga ati kabiri konyine se ubwo niba nkemeye akaba adashaka ko nako nakemera, ariko umva bizagenda gute? Atumva yabyemeye. Uyatangira guseka bisa nkaho nawe yarabyemeye, ariko nubundi bikomeje kugorana. Padiri akomeza kwinginga tereta ababwira ati mwese nimwumvikane, mugirane ubwumvikane hagati yanyu. Atumva wihumura, nubwo ari kabiri naguhaye
ntuzagire ikibazo, bizaba ari byiza kurusha uw'icyumweru. Kandi uw'icyumweru nawe ari hafi aho ngaho ari kubyumva agatekereza ati ubwo njyewe uzajya umbishya kugira ngo undi w'umuryoshye ibintu bigende neza, atumva sibyo mon bebe. Padiri agatangira kwitaba Masera ngo ni ba mon bebe we, araje avuga ati nawe se si wishimye, icyumweru wakibonye yabyemeye, ubwo we tuzatuba turi kumwe icyumweru nawe, kandi iminsi 2 izajya iba ari iy'uburyohe. Mureke mbabwire ngo iki cyari igice cya 3, tuzongere duhure ubutaha. Ciao ciao, Imana ibampere umugisha, ndabakunda cyane.